mami uramuzi ukuntu aba ameze ubwari ugiye kumuneranya ura twatugambo twawe nagusange kongo iki wahagurutse ukava hano nagusange muzi gutajyayo kafe huruhu ndava hano ngiye mva hano kunsanga hano ntagiye gusenga ni ihame mana yanjye nkuko nari mbikubwiye winsubirishamo cyane nawe gusubiramo cyane mvuye hari ahirya so nago nazajya mura niboheye mu rugo wa pepe nese urashaka kubaho nta kintu ukora nakoze ariko ukoze iki navuye mu rugo nk'ubuye ibyo se si ibintu bihagije nimba wagiye guhinga ukaza usanga nakubuye nakoze udusuku ibyo ni ibintu biri aho ngaho bihagije ndakeka nta bindi ni ukuvuga ngo uragiye urayora uyore muri ruhurura nguje kujugunya kwa mu mashafi ariko mu mashafi n'ubwo karishye waragowe none ubwo ngo bimeze bite ko numva none ntabwo ndasobanukirwa byari byo ega man ndabyemera kare wawe pe none ubwo nabihakanye ariko kunywa inzoga rwose ntago ari byiza nese birakureba ntabwo ntabwo wize ukarangiza nkakurira amashuri nese kurangiza bivuze ko basi wakora ikibindi kukureba ikibi se kunywa inzoga ni bibi ni bibi cyane ubu se nabareze ntazinywa ntabwo mbizi ngewe uzinyweye ariko papa amaje gupfa ariko papa amaje gupfa ujya kumuzura Kose amakuru yimwa waje kotera akazuba ku muhanda shamutugumba naje gufata akayaga hano hanyuma se amakuru y'imezi we mu rugo yo nayo araho nyine tu haraba hari se ngo mbasurira tuganire nabo we mbona warutaye wiyiziye ku muhanda mu rugo se abitewe nabo ushaka nyine bariyo tu anyway nashakaga mama wanyu ejo nohereje umuhungu kugenda ansabira amafaranga y'umutekano ariko ndabona mama wanyu tamuvivuye kugira ngo murebe niba hari hanyuma yame nawe nyajyane dore kwezi kurarangiye tugeze mu cya kabiri cy'ukundi kandi yari yambwiye ngo azayabona vuba nuko se ukaba uje gushaka mama izi saha izi saha ko bigutangaje ni ikitangaza kuba namugendera nka masaza izi saha niyo wakubita ibuye hehese ntabwo wamusanga izi saha akomeje ushatse kuba ko ntawe uhari izi saha ukamusangayo akaba ari mu biki ubundi saa kikibika aba yasohotse mu nzu ariko ari igitangaza n'impamo ya Mungu niko none se ko mbona umaze gukura shaho ibyo bintu ubona kuko bihwitse niko haguruka ngera nde wakwicaje ahangaha ikoreye ibibaga susubiye icyangugu icara neza mana ubu nta mbaraga asa n'imperi yazanye hano niko harya ngo uri butumbi uri bushombe urindi icara neza mana yanjye ndikukubaza uvuye he reba nk'ibintu muba mwazanye hano ubu si urubaga runini mama iyi mari uvuga ngo niwe wamutumye njyewe natumyeho umukozi nk'uyu y'akasorobo uje gusimbura yanjije yatwire ya Allah njye ubona ari nzi ko wenda ukeneye abantu bagufata aribo biba weza hano ni Kigali ese ari kuririra nde hano ninde muntu ufitiye mu uje hano Yego mama ntago musize cyangwa gose kuri kurira ntabwo ujya wumva ikinyarwanda dukoresha iki uruhe rurimo wakoraga ya Allah la mason wakoraga inyamirango none uvuye yute bakwirukanye wakoze iki abayijije ha ase maso wigeze ubona ko hanze basiga inkweto hanze se masoji siko ndeba ari kuno bisa nk'amasoji ko muri iki kibazo ukuyemo mbugane nawe cyapa dahitse shaka n'uhora wakoze kuri amasoji
ubanga uzanye imperi imbaraga sa sinzi ibyo ari byo hano hanyuma aho uvuye uhavuye ute icara neza igira hano guma aho ngaho mama umva ko ngiri impuhwe noneho ngiye rwose wakawe pe zashize ujye gushakira amazi mu kanya ntawazi niko aho uvuye nta mazi bagiraga nta sabuni bagiraga hanyuma uhavuye ute vuga ibyo uvuga ko ava ku ruhu bakwirukanye wumva ko ugomba kuza hano kwa mama Shafi bahita bumva ko abakafiri hanyuma bose ari hano ufite bazajya irangamuntu bazi cyangwa uri mayibobo batoraguye hariya kuri 40 batabwe mu musarani hanyuma bakumva ko bagomba kukuzanira irangamuntu ariko umuntu ukwinjije hano njye wazi ko ari njye ugomba gutoragura za mayibobo zose ziri ku muhanda hano ni muri gereza aha ni muri gereza uzi guteka iki se muhungu mumbwije ate yatubwiye ngo azi guteka byatubwiye gimungure n'ibindi kazi guteka nibyo mwari ibyo gusimbura ya Nike hano ni muri gereza nihe niko muhungu agaswira izi ni za mayibobo zavuye cyangwa guzaje zipanda ku mamodoka y'amakamyo y'amakara umva rero nkubwire wowe dore mana yanjye subupima santimetero zinga njyewe mu bakozi nkene ntabwo nkeneye wowe nta nubwo wanteke ari kurira ndo mama rero kuntu kiri kwiriza uzi guteka ipirawo munione kasorobo hapa iki anajua kupika mungure asiba kubwe ko hano hari khadamu umva rero nirukuzanye hano umuntu ukuzanye nagukuye he ko ndi kukubaza nusubiza n'umugabo twarara batari yabone ko biteza hano hari mama wawe uhari wabonye abana banjye kunera nesese mu bari kuza mu cyane nta n'umwana hano urukweto rwanze gukwira ya Allah no gushaka wowe agira nirira nta n'urukweto rw'umwana wanjye rwanze kumukwira rwagukwira wowe nta n'ipantaro ya wowe yakujyamo wowe uraza hano ngo bazakondoza iki hagizirira na rimwe rituga hasi wakoropesha ururimi ariko do nizere ko icyumba cyanjye gikinze umuntu yanatwibagiye ngiye nabibonye ndashaka kukubaza kandi usubize witonze uzi gutera ipasi hari kumukira twafataga imyenda tukayimesa twamara kuyimesa tukayanika hanze mu gitondo akayaga kagacamo nibyo nzi gukora gacika amaguru akayaga kagacamo soni ejo ndurabo uri umuntu tugiye kunywera inzoga ngaha ngo tubushyingire none urambwira ngo nyoko arabyuka saa 10 z'igitondo akajya mu bintu utazi utasobanura ngo da natwe tubona byuka akagenda mwese ukabona bizagenda bite amaherezo gira uca akenge dore ni wowe umugabo we nka sosha dore yari umugabo ahangaha twubaha twese samudugu nyine natwe biba byaturenze pe ariko nyine tuba dukora uko dushoboye nyine ngo turebe icyo twageraho ko bikanga bikananirana umunyarwanda yise umwana we ngo ntawibyara ariko nawe ndabona ugiye kunyebe kuyo umugabo ungana nawe utafata icyemezo ngo wicaze mama wawe umuganirize ubuse umukosora aho ubona ari kuyoba umugarure ese mudugu nzamufate mushire mu kagozi mwicaze mubwira ati ngwino mukure nkene ibyo bintu wabiganirijeho baso wanyu harya hakurya ara ntatuye so wanyu nabo bari mu byabo nyine none se ubwo twe twabigenza gute reka nkwereke ashobora kuba ari mu buyobe hamwe na wa mugabo we hakurya bapfa kurera nuko umvunye amaguru bapfa kurera ushize nabonye bagenda bahirimanga hariya bose basinze bapfa kurera we rero hari ukuntu twabiganiriyeho nk'ubuyobozi kugira ngo hari abajya mutumwe harasomye cyaka kirakatsirwa uretse gato uretse ubwo ugiye kuhohomera nkaho waretse ngo turangize dore imvura igiye kugwa ariko ugiye ku amutanyemo ariko utabemo igira itangwa banze n'iciri cyaka nubwo kibushoboye nuko ese ko mbona witeze ijeke nk'imodoka yagagariye rwanku waretse n'iciri cyaka wa mugore we
wagira ngo bakuroza ko njya gusomba ukanjomba umunwa uko ngiye gusomba ukanjomba umunwa aha haragenze ndabona senze bagerwe igihe nakizwaga ubwo wafashe isuku ugahinga ubwo Yesu yinjiraga muri njye genda wimubeshye negetangaza ubwo wakiriye agakiza tangaza nzogero nabonye umugore mwiza ariko nkubaze bapfa kubona nta mbaraga ndagira kuko wagiye umfasha hako ngufasha ibiki ni iki kintu ngufasha nahereye piriya nkora utari wabona ko nakoze tuba tugeze mu ruharuriro ni iki ntufite abahungu bagaramye hariya ntufite w'ikigali warindagiye ntufite muri umuntu ugaramye hariya muri iriya nzu udatoza uturimo two gukora nzatera inda ngire no kuza kurera cyangwa nkondere cupa ibyo se ko ari bishoboye gutera inda no kwirirwa ubunga hose kwa Bakanyange ariko Kanyange wamugize iturufu muri urugo niwe wayimugize nayimugiraga n'igihe ubana nawe Kanyange abyara abana b'inzobe naho giye nkabyara bibikara byara abana b'ibikara uzabaze na sogokuru ntabwo yabyaraga nk'uko reka da ese ngo ngo utantema mugore utantema wahinze imbere yawe utantema mugore utantema cyangwa abyara wowe niho ubyara ibyaro ko ibyagiye zaba mbarirwa ariko zaba mbarirwa ibyawe cyonze icyo uranzira kandi wa mugore mbona uzandoga ntuzafata agasuka nk'abandi mbona aho buzakera uzandoga inshuti z'umuryango zamutumweho ubwazo zifite uko zamuganirije ariko niba nyoko agikururukana nawe bivuze ngo nawe ntiyumvise rero wa musaza ateje ejo mutazamubona nawe basanze mu rugo rwa so mudugudu natwe nibyo tuba turimo tubyigaho njye na mushiki wanjye urabona Karine ejo mutazampuruza numva ngo hano hari umugabo muri kurwana tuba tubyigaho tukamucyaha nyine ntabyumva kumva ko turi kumujya hejuru nyine nk'abana twe turi hasi urumva ariko ntako tudakora ku gasusuruko nk'aka ngo ubu ntari mu murima ntari hehe ngo mu murima se yahinga dufite sha arategereza ngo tujye guhinga cyaka twohereza n'abakozi najyaga ngira ngo abyigira muri la minsi utaruharara ko ahuziye nibura nkawe nzi ko bamucyaha none nuko ya none se twe twaramwicaje turamubwira njye na mushiki wanjye ariko yanze kumva pe niba ari uko rero bimeze natari gukumva ugerageze zaze ejo bundi mu nama y'inteko ndebe nk'ababyeyi bangaye hariya tubiganireho turebe icyo twabafasha kuko ibintu bimaze kuba kurenga urugero oya kuko natwe ntabwo dushaka ngo agenda asenye urugo rw'abandi rusenyukire mu rwacu ibyo nakubwiraga kuko abasinzi babiri nk'aba ari abahuriye mu rugo ntabwo byakunda pe kandi natwe nk'abana twaba tugiye gupfa nabi nibyo nashakaga ujye ugira ibitekerezo nk'ibyo kandi ntukabyihererane jya uza dusange mbaze nanjye ngisha abandi inama turi cyo gukora ariko ntabwo twakwishimira kubona urugo rwasenyukiyemo uriya musaza yaje aha niwe ibibazo biri iwe byose nabyo biterwa n'ubusinzi mudugu kuva nk'ubonye ukangira n'iyo nama nanjye ngiye kwicaza mushiki wanjye cyane rwose tubiganireho tubinoze neza ntuzamenye ngo urwo rugo rwawe reka nkubwire ikintu cyo maje kwitegereza nkakurebaho uwo mugongo n'ubwo burwayi buri gutaka nawe niwe ubwitera wowe se ki abana ufite ntabwo bagufasha kubagara imyaka ntabwo iyi myaka bagufasha kwiba ejo uzaza uyihenemo uzamuka ugere ruguru iriya wowe se ugakora iki nkora iki ugakora iki ariko nkubaze gushaka umugore ukabyara ukarera ukagira mu bana bafite imyaka 10 ntabwo ari umurimo noneho washatse umupagasi ntabwo nkwise umupagasi ariko birasa nabyo umugore agomba gukorera urugo naho umugabo akarutekerereza ubwo se utekereza iki ntekereza kuri umugore mwiza naho Kanyange Kanyange arasumbwa akarutwa buriya Kanyange ntukamugeranye n'ibindi bintu Kanyange se kangurira icupa za Kanyange ngaho musange rero mbyiyumvira havuda kuri uwo mwumbati iruhande rero mbona byakunaniye reka mpihingire ndahihingira genda usange Kanyange ndahihingira urahinga wegamiye isuka
waretse nkicira icyaka komeza uhohome igizwayo mbiswa di igerayo n'ihingera mbiswa mugore we kandi urakaga rero ndabona uza kuneresha gutuma ntayihingira nakwirirwa umbwira ubugambo budafite 12 urata kanyange reka nigendere oho Joni wowe biteze tambuka wicaye ntabwo uhisemo kwicara se ndashaka biteze makuru urumeze neza se ese mwana ni wowe uri hano mu rugo ni wowe hano mu rugo wenyine nse kuri kwimwunyamwunya mbaze ahubwo se Olive arihe mwana Jese ntabwo ndi umuntu kumbaza ngo ngende hano nk'aho ntari umuntu ntabwo ndi umuntu kumbaza ngo ni ngewe uri hano nk'aho ntari umuntu ariko ntabwo nkubwiye ko utari umuntu nje nyine nje kureba Olive arahari cyangwa ntawe uhari kuko buri munsi uzabaza Olive ngo nyine impamvu Olive hari utuntu hari izindi gahunda tuba dufitanye nyine zibanga ntabwo ari ngombwa kuzimenya niyo mpamvu nari nje hano nje kureba Olive ndabona ku kazi bari kunyandikira ngo natinze mvuye mu rugo nanjye ndi kujya mu kazi nuko nari nyuze hano uvuga ati reka nci hano nyine ndebe Olive tuganire ntabwo twaganira ndumva umwanya waba wariri mukeya pe ako Olive wabona Olive nawe ndaza nyine tukavugana ibyo tuvugana mpita ncaho ngenda ntabwo nakubeshya pe ko mba mfite umwanya mukeya pe buryo bukomeye mfite akazi kangoye bya hatari wa mugani ese kuri kundyamaho asubaye iki mbo ntacyo mbaye ariko ntawe nyine ugigira ntabwo ari ngombwa kundyamaho wansubiza ibyo nkubajije ikibazo Olive yanyarukiye nese Olive uko buri gihe ubaza Olive risheri wasigara risheri wawe telefone oya Olive yabashiri wanjye gute none oya rega Olive ndamwubaha cyane kandi ni namukuru kuri njyewe ntabwo nabitinyuka nuko nyine tuba twipangira ibintu hari gahunda dufitanye maje kumurebera nyine nshaka ko iyo gahunda yitirangira niyo nari nje kumureba kugira ngo dute tuyirangize izo gahunda mufite zirigiye mufite gahunda ari we ndamugeraho gahunda ni gahunda nawe ngo gahunda ni se gahunda mugirana za buri gihe zitamenyekana ni gahunda nyabaki rero reka ngende reka nsubire mu kazi nose nkwakiriza iki se basi wagira nta nakwakiriye oya ntabwo ari ngombwa kunyakira nimve mu rugo hari ikintu mfashe ako nta kibazo nagwana fanta oya nta kintu ndi gufata kubera ko nakerewe amasaha y'akazi ntabwo ari ngombwa none se ngenda byambaye nabireba wabireba gase umuntu yambaye kositimu aradegaje maze kwambara nirebye ntabwo wirebye rero ngenda abona ibyo wirebye atari byo ntabwo badegaje bambaye kositimu kubera ko rero ibintu by'abasore n'abagabo utabizi iyi niyo nyambaro igezweho usomba rero njye nta nubwo nanabyemera niyo nyambaro igezweho ngo ntacyo reka ngende urumva asa Shakira bite kuba wikomeza cyane yiga nta birenze mwana nta birenze pe ni ibintu bisanzwe urumva gusa nari nje kureba Olive niyo Olive wabimbwiye ko aruje kumureba ariko nawe hari uganiriye nabi Olive ngo ni sheri wanjye oya pe ukuri guhari kandi kwizewe nuko Olive nawe urumva namuheraye wabura umuhera hese yego murusha amafaranga nibyo ariko Olive rwose nta namuhera
ibyo tube tubimenetse nese ko umuntu wigize umuntu wadanje wazamutse ahantu ibyo bazamuye ibiciro niko abakire mu bigenza. Ako se abakire tubigenza gute ko nta biba birenze nese sindi umuntu nkawe aba nkanjye wanyuma nese jo bundi reka nkubaze nyirizina ubundi wifuza iki kunyumva kuko ntabwo nyumva nese umbajije singusubiza nsubiza ibyo ntashaka kumva. Ushaka kumva iki sasa biravava dore ndi kwihuta ibyo nibyo nanga rero byo kwihuta kwawe niwe nabikubwira nonaha ntago wanyumva. Ushaka iki se ubwo nanjye uzanshakira umwanya nk'ubu washakiye Olive bo ako se koko kuki Olive gucumuza koko simwene nyoko ni munsi berere rimwe ni mama ariko nyine nawe urakabye bo nta kibazo naho reka ngusezere umwanya ndaje ngushakira mu minsi iri imbere sibyo barambibonye Olive icyo se ni Olive business ntizishira ntabwo ari sheri.